ndabashuje cyane abakunzi ba Storm TV, ndizera ko mumeze neza cyane kabisa. Hanyuma nk'ibisanzwe nitwa Shema Aime Pacifique. This is Storm Breakout, muramenyere ko tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru by'umwihariko y'imyidagaduro ndetse n'imikino. Ahangaha niho ushobora gusanga amakuru agezweho muri izo feeds uko ari ebyiri. Hanyuma nk'uko namaze kubivuga, nitwa Shema Aime Pacifique. This is Storm TV, tugiye kubana mu makuru agiye atandukanye y'imyidagaduro. Ngira ngo murabizi ko ntabwo turi butinde, murabizi ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 hari igitaramo cyitwa The Silver Gala. Ni igitaramo gikomeye cyane kizaririmbamo abahanzi bagiye batandukanye bakomeye. Hanyuma rero muri iki gitaramo abahanzi bariteguye, aba DJs bariteguye. Kugeza uyu munsi inkuru hari nuko amatiki yamaze kuba ashira, yamaze kuba aba sold out. Bigaragaza ko ari igitaramo kizaba gikomeye cyane. Donc nuvuga ngo amatiki ashira mbere yuko umunsi bigaragaza uburyo igitaramo kizaba kimeze. So ni ukuvuga ngo rero yamaze kuba aba sold out. Nta nubwo ari ubwa mbere bibaye, kubera ko n'umwaka wa 2024 ngira ngo murabizi ko cyabereye muri Kigali Convention Center. Amatike n'ubundi yari yashize mbere y'itariki, byari biryoshye cyane. No kuvuga ngo rero uyu munsi iki gitaramo kizitabirwa n'abarimo Butera Knowless azaba aririmbamo. Ni umuhanzi nawe umuhanga cyane, umuhanzikazi w'umuhanga ubimazamo igihe ufite experience. Hanyuma hazaba arimo Masambi Ntore nawe umuhanzi mukuru, hazaba harimo Juno Kizigenza, azaba habaye cyane. Hazaba hari Chero, hari uwitwa Lost Kana ukunzwe cyane muri iyi minsi kubera indirimbo ye afite yitwa Morera. Hanyuma hazaba hari kandi Chris Easy kabisa ukunzwe n'abatari bake. Ngira ngo ari muhanzi bafite aba subscribers benshi kuri YouTube muri iyi minsi kubera ko yaciye ako gahigo. Donc ntago ari uwa mbere, ariko nyine ari mu ba mbere ugereranyije n'igihe amaze muri uru ruganda rw'imyidagaduro. Hanyuma kandi hazaba ari Cherry Silver, nabo bategura ibiro ndetse n'itwa na fondation yitwa Cherry Silver Foundation. Hanyuma muri gitaramo kandi hazaba harimo aba DJs, harimo DJ Sonia, ndetse hazaba hari kandi uwitwa Makeda ndetse na Eric Omodi. Uretse abahanzi bazaba hari, ibirori bizanitabirwa n'uwitwa Ugo Mezi umaze kuzamura izina mu kwambika ibyamamare bitandukanye, birimo Beyonce, Justin Bieber, birimo Celine Dion ndetse n'abandi batandukanye. Hanyuma hazabaho n'umwanya wo guhemba abanyabideri batandukanye, aho iki gikorwa cyo kizayoborwa na Miss Rwanda 2016 Mutesi Jolly. Hanyuma narava kuri Mutesi Jolly, ndagira ngo mbabwire ko ngira ngo abantu mukurikirana imbuga nkoranyambaga zacu kuri Instagram, kuri Facebook, kuri YouTube, mwamaze kubona ko twatangaje ko uyu Miss Rwanda n'ubundi 2016 Mutesi Jolly mu mwaka wa 2016 nibwo yabaye Miss Rwanda. Uyu munsi yakoze amateka yo kwinjira mu mubare w'abandi bantu bujuje miliyoni y'abamukurikira ku rukuta rwa Instagram. Uyu Mutesi Jolly rero yaciye ako gahigo, yingire ku bandi barimo witwa Bruce Melody, witwa Shadibu, ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ndetse n'uwitwa Sibomana Emma kuri Instagram. Nabo bamaze kuba buzuza ababakurikira bagera kuri miliyoni ku rukuta rwabo rwa YouTube. Hanyuma ngira ngo nsoza amatiki uko yari ameze, ngira ngo nta nubwo ari ngombwa cyane, ahubwo dushifting kabisa tugana no ku musozo. Mu bitaramo bya Janis Comedy bakabiri mu kwezi, ngira ngo mubizi ko ku munsi w'ejo ku itariki ya 30 nibwo byabaga n'ubundi hari muri Camp Kigali, byari byitabiriwe n'abarimo Prosper Nkomezi ndetse na Israel Mbonye wari watumiye muri ibi gitaramo. Ni igitaramo cyabereye muri Camp Kigali ko nameze kubivuga mu ijoro ryo ku itariki ya 30, aho Israel Mbonye ari we wari umutumirwa mukuru muri iki gitaramo. Mbere yuko Israel Mbonye ahabwa umwanya, abanyarwanda abanyuranye biganjemo abakunzi ba Janis Comedy bahawe umwanya wo gususurutsa abakunzi babo mu rwenya
rutandukanye. Hanyuma Israel Mbonyi wari kumwe n'itsinda ry'abacuranzi be bari bitwaje ibyuma bike ndetse n'abamufasha mu buryo bw'amajwi, yaririmbye indirimbo zitandukanye hanyuma asusurutsa abitabiriye icyo gitaramo. Hanyuma reka nsorize aha ngaha. This is Storm Breakout kuri Storm TV, nitwa Shema Pacifique. Hanyuma mukomeze mubane natwe, ukore subscribe kuri YouTube, ukore subscribe kuri YouTube nkuko namaze kubikubwira, and then kuri follow kuri Instagram ndetse no kuri Facebook, hose ni Storm TV. Ciao ciao, nitwa Shema Pacifique, ndabakunda cyane.